Shadyboo aho nzagufatira urumva aho nzagufatira urumva uzi ibyo nzagukorera Sasu nanjye mbafite ntayantera ubwoba. Yes, ibintu ni sawa, murakoze cyane kutwakira abandi banjye, ndabemeraga sana. Yeah man. Ndandambara ugeze i Kigali? Ngeze mu mugwa mukuru w'u Rwanda, mu gw'imisozi igihumbi, niyo mpamvu bavugaga ngo u Rwanda ndagoruvogegwaga. Amakuru y'Igisenyi. Ewa ni Rubavu turaho kabisa. Igisenyi cy'abadasenya turaho kabisa, ibintu ni sawa. Yeah man. Ako zubundi nurwo ruri muvuga gusa. Ikigoyi nico tugambaga, ndamwijyane ndaninda y'umujinya. Nico tugambaga gusa. Ariko ubundi ndandambara hari indi ndirimbo ugira? Ndazifite, mfite guri mugwe umutima gwanjye gwashwanyukiwe mugwawe. Iyo nindi mana nduma bazirebe, yitwa nduma. Indi yitwa uri kungereta, iyo yitwa kungereta. Ni nyinshi cyane, zigeze nko kuri 7. Nyuma ya ndandambara yaravuze, ifite video zirari, mfite indirimbo nka 7 nyuma y'indirimbo ndandambara yamenyekanishije. Imwe narimba ngati ndandambara yandera ubwoba, ndayo ndandambara yandera ubwoba, yego yarinze Kagame zandinda, ndandambara yandera ubwo hoya ndandambara. Ya man, iyo ndiyo ndirimbo yanzamuye muri 2017 mu matora ya president ya His Excellency Paul Kagame gitwa kwamwamamazaga. Hari indirimbo yitwa ndandambara, nawe akagaragaza ko ayikunze. Iyo ndirimbo iza kunzamura, nyuma yaho nyine nza amereza inzira yo gukora umuziki neza. Ndanamushimira cyane His Excellency Paul Kagame kabisa, ndamushimira cyane ko izina mfite ubu ngubu ndari mukesha, niwe ndikesha. Yeah. Ndandambara tuguhaye ikaze rero kuri Perfect TV, ngira ngo mu bitekerezo byinshi by'abakunzi bacu twagiye twakira, uri mu bantu bagiye badusaba kuganiriza, ni nayo mpamvu n'uyu munsi uri aha ngaha. Ubundi ndandambara winjiye mu muziki ute? Ninjiye mu muziki narimbaga mu rusengero muri korali, niyo naririmbaga kera muri guhera muri 1999. Noneho muri 2006 niho natangiye gukunda umuziki unusanzwe, ko nakundaga injyana ya Afrobeat. Noneho nza gukora umuziki nyine muri ibyo bihe kugeza 2016 ntazwi, niho naje kwitabira campaign ya president 2017. Muri iyo ndirimbo nkwe ku gitekerezo cya chorus twakoreshaga mu rusengero, yari chorus yari isanzwe izi, nge chorus nyegera song, indirimbo yitwa ndandambara itimenyekana mu Rwanda hose ndetse no hanze. Abantu benshi mbona feedback ko iyi ndirimbo ndandambara sibyo no mu Rwanda, hari n'abantu bo hanze bayumvishe benshi cyane. So niho namenyekanye, bitangura sasa umuziki mitambikora nk'umwuga kwa. Hanyuma ndandambara ikoze ibintu nawe uramenyekanye. Ubundi umunsi wa mbere wumvise ngo president yakunze indirimbo yawe, ndandambara wumvise bimeze bite? Ewa no kuvuga ngo ari ngewe uwo munsi sinakubwira, numvishe ibyishimo byinshi cyane muri ngewe, sibyo? Usije ko icyo gihe ntabwo nabonye na His Excellency, kuko ntabwo namenye n'igihe yagendeye akimara gutanga speech cyangwa se discours kuri indirimbo ndandambara, bitewe n'ubutumwa bwarimo ahereza abanyarwanda n'abanyarwanda by'umwihariko isi yose. Yaragiye nyuma nongera kumukurikirana ari kurahira, none numva ari kwisobanurira abanyamahanga kuri Stade Amahoro. Nari nagiye kuririmba, ariko usije ko nageze kuri Stade Amahoro nakererewe. Gusa naririmbye kandi Kigali mu mwango kwiyakira niho naririmbye. So ngewe kuri ngewe numvishe nishimye cyane, sinzi icyo navuga, bese nta nubwo nanabona n'uburyo nabisobanura.
ahubwo nahise ntekereza nkavuga ati buriya ni cyagiye Imana yanjye yanteganyirije, kuko hari umurongo muri Ezekiyeli 4:15 aravuga ngo nuko arababwira ati dore ngukuyeho amabyi g'abantu bagusize. Niko havuga muri Ezekiyeli 4:15. Ndandambara utabeshye ibyo bintu byanditseho muri Bibiliya. Ngiye ndi kukubwira ngiye umva ngiye wundi kankubwira ngiye mbere ko nza mu muziki ngiyewe ndi worship leader ngiyewe imirongo muri bya nyinshi ndayiza, ariko uyu murongo niwe nzi mu mutwe. Ubwo murongo gwanditse muri Ezekiyeli 4:15 haravuga ngo nongere ngo gusubiriremo, nuko arababwira ati dore ngukuyeho amabyi g'abantu bagutotobetse bagusize umubiri gose. So Imana rero yankuye y'iki amabyi g'abantu bari banzize, urumva ibitimenyekanisha izina ryanjye. Hari ikindi si nawe ugende usome uwo murongo ninjye bawandikiye, uragwanditse no mu Kigoyi, nushaka kujya muri Ezekiyeli 4:15 ndaga watuma ndahira mu Kigoyi kandi bitari ngombwa. Ndaka ruhande mwene magisi ndambuhwe. Hanyuma Ndandambara dusubire kuri feelings zawe umunsi urimo uririmba muri Kigali, abantu bari kwiyakira turi kubyina intsinzi. Ndandambara wumvaga bimeze bite? Ewane jewe numvishe nibwo bwa mbere nari ndirimbye inshuro zirenze 2-3, kuko narimbye je pense que nabaze inshuro 10 zagezemo. Nono akarusho His Excellency agiye kuza, nono basabye nabonye message ngira yuko ari ngewe ndamwinjiza. So arinjira muri salle ndi kuri stage, so numvishe nishimye cyane, numva ni ibintu byiza cyane, numva nanjye araho ngeze. So mbishimira Imana cyane kuruta ibindi byose. Numvishe nezerewe cyane, numva ngeze hano nifuza. Niyo mpamvu nyuma yaho nakurikije ibihangano bikomeye cyane mwarabyumvishe, harimo niyo nakoranye na Bulldog yitwa Mola. Dushimira Imana ko yaduhaye igihugu cyiza, yaduhaye ubuyobozi bwiza. Indirimbo yitwa Mola nayikoranye n'umuhanzi yitwa Bulldog y'umuraperi, indirimbo Afrobeat koze mu Giswahili n'Ikigoyi. So murumva yuko rero bampaye inzira nanjye ngomba gukurikiza uya nkuru umuziki w'abanyarwanda bifuza, kandi nkukore muri rwa rurimi rw'iwacu rw'Ikigoyi cyo nababwiye, ariko nkavangamo n'izindi ndimi dukoresha nga muri East Africa. Okay, Ndandambara tuve kuri iyi ndirimbo yakumenyekanishije gatuma twese tukumenya. Ibyo birabaye birarangiye, urugendo rwa Ndandambara mu muziki ubu ngubu bimeze bite? Urugendo rwa Ndandambara Eco Speed mureba hanga niryo zina ryanjye nkoresha. Nyuma ya 2017 nari mfite aka telefone gato mureba hanga kano kamatushi. So ira ndirimbo rero umva nsigenjya kuri internet nkareba ibyamamare, urumva nono imbuga zanjye ziri hano kuri YouTube nitwa Ndandambara Eco Speed. Iyo ni intambwe ya mbere nateye, indirimbo zose zirahari. Mfite indirimbo nyuma Ndandambara yitwa Yaravuze ya video, mfite indirimbo yitwa Gurimugwe, ibihangano nakora hano muri Kigali bikomeye cyane. So nyuma y'ibyo ngibyo byose nagize connaissance hano mu Rwanda nini cyane, abanyamakuru benshi nahuye nabo, nkuko namwe ndabona bashimira cyane kuba nahuye na Perfect TV. Ndabashimira cyane kabisa, nayisanzwe mbakurikirana kuri YouTube, ariko ubutumire mwamaye namwe ndabashimira cyane, mugiye mu nshuti zanjye zinkora mutima. Urugendo rundi rero tsigaje n'urugendo ngiye kwerekeza muri Nigeria, muri Lagos mu mujyi rwagati. Hari icyamamare tugiye kuzakorana indirimbo 2 muzazibona, audio 2 na video. Uwo muhanzi yitwa Truth Doctor, no muhanzi uririmba injyana Afrobeat gospel. Tugiye kuzakorana indirimbo 2 kuko n'ubu ngubu mvuye njyana Kigali kugira ngo nifotoze bazame passport yanjye ndetse no kubaza igiciro cya visa, kuko mu kwa mbere nzafata rutemikirere nerekeza muri Nigeria Lagos gukora ibyo bihangano 2 kugira ngo nangure umuziki wanjye no hanze y'u Rwanda. Hanyuma uwo muhanzi muzakorana aririmba gospel gusa? Aririmba gospel, ariko ntago ari gospel, ni gospel ziri moderne, donc zicyerekezo zikoze mu njyana y'iwabo ya Nigeria. Ariko ashobora no kurimba n'indirimbo avuga ati Mana warakoze kumereza ubuzima bwiza, kumendura amateka nkuko nanjye nabiririmba. So yibanda ku bintu donc ashima Imana kwa, cyangwa se ashima Imana uko ari. Urumva rero n'umuhanzi mwiza, ntago yatinye kumamagara nk'umustar urimba Sekira music cyangwa se Afrobeat Sekira hano mu Rwanda.
niwe wamamagaye yanyandikiye ku Instagram arambwira ati ndagushaka kuko yankurikiranye muri campaign kuva campaign ya president kugeza no ku nsinzi ndetse 2019 niwe yanyandikiye ansaba yuko dukorana nazerekeza muri Amerika yashaka ko dura muri Amerika ariko mbona ko visa izatinda duhanagaho nako yazava muri Amerika nkava mu Rwanda tugahurira muri Nigeria mu kwezi kwa mbere ngo ninjya ku kibuga cy'indege mu kwezi kwa mbere nzabatumira nta kibazo kuko mwabaye inshuti yanjye se nzabatumira kabisa nubwo kanga uzavugiye mu ndege n'ubwa mbere kabisa n'ubwa mbere kabisa naba ngubeshye n'ubwa mbere tubisengere bitazapfa ndabizi nakubwiye ngo ndago ibintu imana yateyeho sinyatire ndago byapfa si wasomye umurongo go muri Ezekiel 4 imana yanguyeho amabyi gose abantu banzize ndago byapfa mbenduza we simba man ni gutyo nabaye ni gutyo nabaye kabisa jewe mvuga ndi guseka ndi gutera story so ni gutyo meze munyihanganiye my friend Ndandambara turumva ibintu bimeze neza hanyuma ufite team iri kugufasha muri iyi minsi kugera naho Ndandambara bagiye kurira rutema ikirere akajya muri Nigeria mukuva muri 2017 ntago nigeze mbona management nimwumva indirimbo nakoze uburyo nakoze cyane kuva 2017 kugeza ubu nta management nigeze mbona ningewe ku giti cyanjye ningewe ujya gushaka ama connaissance n'abanyamakuru cyangwa se abanyamakuru bakamamagara tukamenyana abayobozi tukamenyana ari nge wabyigiriyemo nkajya kubareba cyangwa se nkumva abayobozi bakuru bahamamagaye so nta management nimwe nigeze ngira kuva nakwamamaza umukuru w'igihugu nta management ifite management yanjye ni Imana ni ya Mana nyine yamvanye bya bintu nakubwiye okay turumva Ndandambara ibintu bimeze neza hanyuma reka tugaruke kuri ibyo rumaze kuvuga bya connection uri kugenda ubona uri gutekereza kwagura umuziki wawe kandi ari wowe ubyikoreye ku giti cyawe umuntu ahita atekereza yuko uri n'umuntu ukaza ubundi Ndandambara yize amashuri angana Ndandambara yize amashuri navuga ko ari 6 yisumbuye kuko ngeze mu mwaka wa nyuma 2016 yitabire campaign ya muzehe ya His Excellency Paul Kagame ngiye kumwamamaza so kuboko inzara narifite yo kumwamamaza nagiye nahugiye muri campaign no kubera campaign nuko nari ndi ku ishuri ntago nagize amahirwe yo kubona diplome yanjye cyo gina narase diplome yanjye 2017 mbura n'ubushobozi bwo gusubira ku ishuri kugeza ubu ngubu 2019 hafi 2020 ntago ndabona ubushobozi bwo kunsubiza ku ishuri yanjye kubona diplome yanjye icyo nashaka kugira ngo ira ndirimbo icyo nshaka nagira afite inyota yo kuba umustar kwa so mbigeraho 2017 nambishimira guverinoma y'u Rwanda ko nabigezeho ko baramfashe cyane kuba narakoze indirimbo nka iriya bakayishigikira nkamenyekana mu rwego rwo kuyikoresha muri campaign mu gihugu cyose so ariko ntago nigeze mbona diplome yanjye ya humanité ariko inshallah cyangwa se Imana nibishaka nzasubira ku ishuri nimbona ubushobozi icyo nashakaga narakibonye ko ari kubakiza na mu iki gihugu mu muzika nyarwanda muziko ndagara bari ibintu byoroshe so nabigezeho nicyo kintu cya mbere mfite nk'ubutunzi kuko nubatse izina mu iki gihugu ishuri nzarijyamo ibyiza biri imbere yes okay ariko ngira ngo hari uburyo bworoshye abantu bakoresha bakagenda bakiyandikisha amezi make y'ubundi bakajya gukora bidafasha umuntu gusubiramo umwaka wose ntabwo ujye bitekereza ngewe nize muri ntabwo nize hano mu Rwanda nize mu gihugu cya Kongo ara mu mujyi wa Goma kandi hariya ubundi biga kwa mbere kugeza biga amezi 11 nko mu Rwanda so ntabwo ni humanity n'ubuvuzi nize ubuvuzi nize sciences infirmières so urumva rero bisaba ko nongera kubona amafaranga y'umwaka nkagenda nkiyandikisha nkiga yo mezi 11 amezi 11 nyarwanda nyakingora cyane nkafata amezi yose nyine uko nakubwiye nkakomeza kujya kwiga nkajya kwiga nkabona diplome ntago ari bya nibyo kujya kwiga muri weekend birasaba ngo mbone amafaranga yuzuye ngende niyandikisha
ariko Imana nibishaka nimbona amafaranga nzasubira ku ishuri. Yes. Okay, ngira ngo twari tuje ku gace gatoya k'ubuzima bwawe ari nabyo turi gushaka guhita twerekezaho. Ngira ngo Ndandambara ubaye umusitari, abantu barakumenye, n'inkuru zise zitangira kuba nyinshi cyane, dutangiye kubona amavideo. Ndandambara indirimbo imwe imurisha hiti Ndandambara ry'abana. Urya abana gutose abana se babaryaga gute? Namuri yitama, namuri imbanga, namuri iki, namuri iminwa. Muramba bacimeda ndarengana. Ibyo bintu ndago mbizi, ibyo bintu simwabikuye, ahubwo nawe ngubaze ibyo bintu wabikuye he? Twabonye amavideo se waganyereka. Amavideo yarasohotse Ndandambara arimo asoma umwana. Okay, none reka ngusobanurire. Nawe sujya mu rukundo se? Ujya mu rukundo. Kujya mu rukundo niko nanjye njya mu rukundo. Ndi umuntu ngabandi. So amavideo yagiye hanze ngusobanuye muri mu ncamakeya, nakundanye n'umukobwa tujya mu rukundo afata amavideo cyangwa se twifata video. So birangiye sinzi ukuntu video zagiye hanze, twarashwanye, nkundana undi turashwana, niba ari kubera ishyari cyangwa iki amavideo yajya hanze sinamenye ukuntu amavideo yagiye hanze, sinjye wayatanze. So nabo bantu bashize amavideo hanze n'uburyo byagiye hanze nari nanavuye nabo mu rukundo nabo. So nta ruhane nabigizemo kugira ngo wenda ni nkuko babumva yuko nyine nakundanye nabo, bakumva yuko bantamaza bitewe n'izina mfite muri entertainment, bakumva banamaza banshira kuri social media, ariko ntago ari nje washize mu mavideo hanze. Shaka ko ari abakobwa cyangwa se ari abandi bicuti bacuti kugira ngo bantamaze, ariko nari narekanye nabo. Yes. Ntacyo icyo kirasobanutse. Ngira ngo abantu bari batangiye kuvuga ati Ndandambara baye umusitari, bonye amafaranga, none nawe atangiye kumera nka babandi. Hanyuma amakuru yo yagiye aza, byagiye bitugeraho yuko Ndandambara afite umugore. Ese mfite umugore? Ariko nda save date yanjye wabonye? Ari save date yanjye wabonye si? Ariko ntago abantu bose bagize abagore basaba kuzana save the date. Ariko nta nubwo ari ikibazo kugira umugore uva kuba umutunze. Okay, hariho ndunze, mfitiye abana babiri, ntago abana bagenda bakunda byatari. Mfitiye abana babiri, Jonathan na Brianna. Narababwiye ati abanyamakuru mwe mwitonze, sibyo? Hari igihe umuntu bari no kwiga ku mundu, sibyo? Nindamuka afashe icyemezo nzaba ubutumire muze mushutinga ubukwe mubushyire ku karubanda nta kibazo. Ndandambara urarenze, uri muriga ku muntu mubyaje abana babiri. Nyine nawe kubwiye ngo abana babiri ndabemera, sibyo? Nawe ndamwemera kuko yabaye namwemera, n'ubu ngubu ngiye kumutumira kando agure akanyama, sibyo? So mumbabarire si ibintu simbitindeho, bura hari impamvu tu gusa muzabona uwanjye. Nanjye ntabwo nabemera ngo mfite ngo umugore cyangwa mfite ibiki n'ibiki ntarabereka ubukwe, kuko ikintu nshaka kugira ngo kizameshe icyubahiro cyangwa respect nuko nasezerana nkahamagara itangazamakuru rya mu Rwanda, hari n'abayobozi tuziranye nabo nkabahamagara nkabatumira, ubukwe bwanjye nkagaragara ko ndi umugabo, sibyo? So mutegereze invitation, ariko iki kintu mumbabarire rwose ntabwo ndagisobanura cyane kabisa. Reka dukurikize ibyifuzo byawe. Ngira ngo tugarutse ku muziki wawe Ndandambara, ko nta video ya Ndandambara turabona. Nta video ya Ndandambara murabona koko, nibyo kuva muri 2017 y'icyamamaza His Excellence. Nta video nigeze nkora kubera ubushobozi. Icyo ni icyambere, nta bushobozi mfite bwo gukorera iyo ndirimbo video. Ikindi cya kabiri nuko iriya ndirimbo ntago napfa kuyikorera video ibonetse yose cyangwa se niboneye. Oya, iyi video ya Ndandambara uko nyitekereza, uko yaririmbwe muri audio, Ndandambara ndera ubwoba, nshaka ko video izaza ihuye n'indirimbo uko iteye. Hari ibikoresho nzakenera muri iriya ndirimbo
nifuza gusaba Minadef cyangwa se RDF kugira bamfashe, bazabimfashe mbibone, kugira ngo ntange ubutumwa neza bw'iyo ndirimbo ndandambara ndera ubwo. So ntago rero nzigera nihuta gushutinga indirimbo ndandambara, niyo mpamvu indirimbo ndandambara nta video yayifite. So hari n'ikindi wenda nanakuya ko indirimbo yanjye niba ikunzwe na His Excellency Paul Kagame, umukuru w'igihugu uyoboye uru Rwanda mureba hanga, uru Rwanda rumeze gutya, sinzi impamvu nakora video nihuse. Nshobora kuba nantegereje support kuko yanavuze yuko mfashwa cyangwa se indirimbo yanjye ifashwa. Mu ndirimbo yanjye gufashwa rero harimo na video nkeneye, sije gufashwa ku giti cyanjye cyangwa se n'indirimbo yanjye nkeneye kwikorerwa video, iri mu bintu bizafashwa na video irimo. Ntago nayo nakwihutira gukora video ntarabona feedback y'ibyo His Excellency yasabye yuko mfashwa, sindabona feedback yabyo. Niyo mpamvu video ndandambara itarajya hanze. Audio irahari ku rubuga rwanjye rwa ndandambara ariko nta video ifite. Kandi ikindi mumenye ko ndandambara ifite version eshatu. Hari ndandambara yarinze Kagame naririmbye ndirimbo mukuru w'igihugu, hari ndandambara His Excellency yasabye wenyine kwihindurwa nkarimba yarinze RPF, nayo version ya kabiri irahari yamamaje n'abadepite. Hari n'indi ndandambara version ya gatatu ngiye kurimba yarinze u Rwanda, kugira ngo tuzagaragaze tuzereke abanyamahanga uru Rwanda uko abanyamahanga batekereza iki gihugu. Twe tuzabibereka mu ndirimbo ndandambara yarinze u Rwanda ariyo version ya gatatu. So izo ndirimbo ari support zizaterwa, ntago napfa gukora video ibonetse yose. Ntegereje support ku muryango wa FPR Inkotanyi namamaje, ntegereje support kuri His Excellency Paul Kagame naririmbye, ntegereje support kuri guverinoma muri presidence muri village Rugwiro. So sindabona support, sindabona feedback, niyo mpamvu video ndandambara itarasohoka. Yes. Kadutegereze ubwo twizere yuko nyine bizaza biri kuri urwo rwego nk'urwo wari uri kutubwira. Hanyuma ndandambara wenda tuvuye kuri wowe ubwawe ku giti cyawe, iyi industry y'umuziki urayibona gute? Nkamwe mukorera umuziki mu ntara, biroroshye gukora umuziki? Ntago bikomeye, nta nubwo bikomeye na gato. Ntago bikomeye ku muntu uzi kuririmba. Ndabigusobanurira, ku muntu ufite iyo mpano, ufite ubuhanga bwo kwiyandikira. Ariko nanone muri iki gihugu cy'u Rwanda birakomeye. Impamvu nakubye ko bidakomeye, ntago bikomeye ku muntu uzi cyarimo, uzi katarimo cyangwa se industry aherereyemo y'umuziki, sibyo agakina arimo mu rurimi rw'iki gihe. Birakomeye cyane nanone hano mu Rwanda. Imagine vous faire une chanson comme Ndandambara song et je manque celui qui va être mon manager, celui qui va devenir mon manager. Imagine c'est ce que je viens de dire. Donc ni kibazo reba ndandambara nakoze indirimbo ndandambara, nabuze umutera nkunga hano mu Rwanda, nabuze management. Urumva byoroshye gukora umuziki mu gihugu muri Rwanda kandi umuziki ukagutunga? Ntabwo byoroshye. Uyu muziki wo mu Rwanda urakomeye cyane, n'abawubamo bakawuramba bakamara imyaka 3, 4, 5 nkanjye 6, 7, 8 gutyo. Iyo mbonye umuhanzi nk'uwo mukuru ingofero, ura ndarespecta Medi, ndarespecta The Ben, ndarespecta abahanzi ba Kamishi, ndarespecta abahanzi ba Soshomura, bana Wasafi Madiba bangaba, ndabarespecta cyane. So uyu muziki wo mu Rwanda ntago woroshye na gatoya, ntago woroshye kubera ibyo bintu nkubwiye. So birasaba abahanzi d'abord ukunda ibyo urimo, ugire courage ntucike intege, ukore cyane kandi ukore ibintu bifite quality, ukore ibintu bya quality, ibintu byumvikana. Niko njye mbere, ariko umuziki wo mu Rwanda ntago woroshye kabisa. Urabona byakemuka gute ibyo bintu? Uko byakemuka nuko idufashe ibihangano byacu bidutunge, kuko nk'indirimbo ndandambara nge ntago navuga we kungiye izina yaramenyekanishije nk'umuhanzi wakoze indirimbo nka iriya mu buryo buri mu financier, n'abantu banabyumva, abantu banyandikira ngo amafaranga ngo baguhaye
Mwumva birambabaje cyane, numva nenda no kurira. Abaturage banyumve, nago nshaka ko najya nambuka ari abaturage bakavuga ati ndandambara, dore wawundi ndandambara, yeba karakize, karagasore karakize. My friend, indirimbo ndandambara nge nayikoze kugira ngo yamamaze umukuru w'igihugu, nayikoze kugira ngo itange umusanzu, kugira ngo abanyamahanga bagira icyo bumva, cyo twege turi cyo dutekereza abanyarwanda, sibyo? Iyo biza kuntunga, niba bizantunga, niba indirimbo ndandambara ndero uko bizantunga, izantunga mu gihe cyayo. Ariko right now indirimbo nta nambara cyangwa ndandambara narimbye mu Kigoyi, nta mwayi finance yampaye cyangwa nta nzu yampaye. Uzaza unsuri wanjye nkodesha mu nzu y'icyumba kimwe na salo, narakoze indirimbo nkayiriye. Uri kumva? Abantu bambabarire kabisa, sinshaka kugira ngo mugi ngura mutipe ngo arakize ngo ibiki n'ibiki bigeze naho abantu basige. Ejo wundi muri Ramisi ko ruko nitabaje inzego z'umutekano, abantu batangiye kujya baza bakantegera mu kariti, mvuye gucuranga umuziki, ngiye gushaka dumba 10 two kurya, 500 byo kurya, kuri nitwa ndandambara, ngo mfite amafaranga, batangira kuntegera mu muhanda. My friend, nta mafaranga mfite. So igihe cy'amafaranga y'indirimbo yanjye ndandambara ntago cyari cyagera. Ibyiza indirimbo izakoreshwa biri imbere. So abantu ntibambonemo amafaranga, ni cya gikundira Imana yansize, ariko nge nta mafaranga y'ira ndirimbo yampaye. No keretse mfunguza YouTube, yo nyikira kuri YouTube muri kiragiye, wenda YouTube yari kumpemba. Ariko right now indirimbo ndandambara nta mafaranga yampaye. Nta mafaranga yampaye ku buryo nagura wenda minimum n'inzu yo kubamo, cyangwa se ngo ngure ikibanza basi mvuge ati hana mfite ikibanza. So abantu mu byumve mbatangarize mwa baturage, nta mafaranga mfite. Nge mfite urukundo rw'umuziki, nshaka gukora umuziki, nshaka gukorera igihugu cyanjye, nshaka gutanga umusanzu wanjye mu ibihangano byanjye byubaka igihugu, ndurubyiruko. So nibiba ngombwa ko ibihangano byanjye bimesha amafaranga, nzabona amafaranga, sibyo? Nageze hano nteze imodoka, ngeze ara mu mujyi, aranyana mu mujyi rwagati, njyana i Kigali nteze moto, mfite aye mafaranga nta n'imodoka mfite. Nta mafaranga mfite urukundo rw'umuziki, mfite urukundo rw'uko nakoresha imbaraga zanye mu kubaka iki gihugu nkoresheje ibihangano byanjye. Ntago byo byatangira kuntunga, abantu babyumva. Yes, turabyumva byo, ngira ngo nanjye nari nzi ko gafite da, nanjye nari nzi ko agafaranga ugafite. Birumvikana ntago wakora indirimbo nka iriya abantu bumve yuko nta mafaranga ufite. Ntago nabagaye, ariko nge ndabibatangarije. Je n'ai pas l'argent. Nanjye kuvuga ngo je n'ai pas d'argent, nari ngotoye. Je n'ai pas l'argent. La chanson d'Andambara n'a pas donné l'argent à moi. Sina faranga, simvite amafaranga mu Kigoyi. I haven't money in English. I have a love to do a good music in this country, kugira ngo ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda nkoresheje ibihangano. Igihe cy'amafaranga nikigera bazabibona. Ingono ihiraga igihe, niko bavuga mu Kigoyi. Ubwo ingono yanjye ndago yari yasha, kandi bacaga umugani mu Kigoyi ngo ndamwana uvukaga ngo amenye kurya kuko ndamenyo aba afite mu munwa gwe. Yes, bategereza amenyo gakure ndangere guhekenya. Ubwo munzi ndamafaranga mfite 2019 tugiye kugira 2020. Indirimbo ndandambara ntago ndatangira kwirira amafaranga ngo nguri inzu hariya ndakodesheje, kandi umustar ukomeye hano muri iki gihugu. Nta muntu utazi indirimbo ndandambara, ariko bareke kunkekera amafaranga ku buryo byagiza no muri ira nivo nababwiye. Igihe cyayo ni cyagera. So ikindi nakubwira, yaba mfite amafaranga, mfite indirimbo zigera kuri 7, sibyo? Nyuma ndandambara kandi zikomena kuri hano muri Kigali. Mba narazikoreye video zihenze. Nigute nakora indirimbo video y'ibihumbi 700 ntanafite n'akazi kampembe 100,000. Ni indirimbo ndandambara nta na miliyoni 2 cyangwa 1 cyangwa zinga yanyinjirije mfite kuri konti.
ni gute nakora video y'indirimbo imwe ifite agaciro k'ibihumbi 700 kandi vino mfite ibihangano 7 so ntago ibihangano byatangira kuntunga abantu bategereze ndacyari ku bombarda mu muziki nyarwanda cyo bita bombarder je me fais comprendre Ndandambara reka tukwitegerero mu minsi iza byo ndumva nyine plan ari ndende ngira ngo wenda icyo nari komojeho mbere nari mbanje kukubaza ukuri kubona iyi industry nyine muri rusange wenda tuvuye kuri wowe Ndandambara ariko ngira ngo dukurikije ibyo watubwiye urimo uragenda wagura amarembo y'umuziki kandi hari ahantu hafatika cyane biri buze kukugeza ngira ngo ikindi kintu nashaka kukubazaho Ndandambara hari ibintu byinshi wenda abantu benshi tugenda tuganira bakora umuziki bavuga nibyo koko umuntu aratumirwa agatumirwa mu bitaramo akagira gute akaririmba mu tubari akagira gute ari ugasanga n'ubundi kakandi kaza ni gake wowe ubona umuziki kuri iki gihe watunga umuntu mu buryo bufatika umuziki wagutunga par exemple ngiye ndiheraho mbere ntago nakoraga umuziki ngo mbona amafaranga cyangwa se ngo njye kuririmba ahantu mbona amafaranga ariko aho nkorera ndirimbo Ndandambara urugero cimirana umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda nyakubahwa Dani Munyuza n'umwungirije nyakubahwa bwana Ntamuhoranye Felix n'abagabo bamfashije muri uyu mwaka wa 2019 iyi nogera y'amahoro ya igikorwa cya polisi mwabonye narakitabiriye nabonaga amafaranga bamaga amafaranga umuryango wanjye ukabaho nkabona icyo kurya hano icyo kwambara umwana wanjye akajya ku ishuri mbese ndabashimira cyane ari cyo banyeretse urukundo ko bifuza yuko nanjye harongera kandi bansezeranya yuko tuzakorana n'ibindi birenze so ndabashimira shimira n'akarere nkomokamo ka Rubavu urumva nshimiye ku rwego rw'igihugu shimira n'akarere ka Rubavu kamfashije nabo basigaye bantumira mu bitaramo by'akarere nshimira nanone na umuryango wa FPR n'amaje abadepite ejo bundi muri 2018 zenguruka uturere tugiye dutandukanye ndimba no munsinzi hari akantu nabonye nabashe kuyambika mbasha gusora n'ibindi bihangano ewa ntako batagize nubwo bitari byaba neza kurushaho sibyo ariko nizera nashidikanya ko mbite na message mbona ko bizakemuka kandi cyo navuga nuko ibihangano bishobora kugutunga kuko niba ngera nkarimba Ndandambara mu bikorwa bya leta bakama iyo sheke 500 cyangwa 200 cyangwa 300 nge numva kuri ngewe ari ntago ari abantu benshi babona amafaranga nkayo ngayo wenda nko muri tuwa imwe cyangwa ebyiri sibyo so ngewe na amahirwe nagize ndanabashimira cyane umuziki ushobora kugutunga bitewe na product wasohoye cyangwa se igihangano cyiza wasohoye kikagutunga bitewe nuko abantu bagenda bagukenera cyangwa se wabona management kagushora ugakora ibihangano management ikinjiza nawe ukinjiza n'indirimbo Ndandambara iri muri collation ya MTN ni muri collation ya MTN sinzi nago mwakonyemera ko ntangaza code ariko nimuzabinyemera nzayitangaza kugira baje bayigura muri collation MTN naho ndayishimira naho arakantu yanyemere kujya imereza ku kwezi muri net solution urumva yuko ibihangano byagutunga n'urugero natangaga ngewe nihereyeho aho ngaho ndumva ari byiza hanyuma akandi kabazo tujye twibaza Ndandambara abantu wenda twebwe tutumva ikigoyi iyo uririmba tuba twumva ari byiza wowe abantu biriya bumva ururimi uririmba bakwakira gute Igisenyi wacu Igisenyi d'abord irubavu nibo bandu banjye banyemeraga byatari mfite abafana benshi cyane irubavu mu mujyi wose mu karere kose ko niyo ndi kuri radio usanga bahamagara turashaka video ya Ndandambara watu baba tukazabona donc ari nanu ntambuka none usigaye ntambuka ugasanga abantu dore ura niwe Ndandambara so iwacu Rubavu kwa baranshyigikiye bafata neza n'abantu banyakiriye neza radio Rubavu iwacu ndayishimira irankina cyane
aba DJs b'irubavu, aba DJs ba DJ Shami, aba DJ Selector Daddy, aba DJ Isma, n'aba DJs bankina, n'aba DJs bakome mu kare ka Rubavu, ndabashimira cyane. Ntago mbanye nabo nabi, n'abantu mbanye nabo neza cyane. Aba engineer nk'aba Tibo X-Bass barankina, n'umuntu uwo director, mu director urebye sonorisation iwacu muzika no yikora ibitaramo bikomeye hano mu gihugu, ni ubikora kumuka mu karere k'iwacu, aramfasha cyane, aramvuganiriye, arigiye numva ubuvugizi bwe. So abantu bo mu karere bakomeye, uhereye kuri mayor kugeza kuri ba executive n'abandi nabo mu mudugudu, abaturage, aba DJs, abanyamakuru baranshigikiye cyane. Irubavu nta kintu nababuranye. Harya ngo winjiye hano ngo bagusaba iki? Ngo winjiye hano ngo bagusaba ngo gusura. Oya nyine nari mvuye yari yahijya nyandumva hafi mu ngumane, mfite indama n'ingoko n'ibivuzo, none mbamagaye Peresebuteri arambagarika, amaze kumbagarika aranzurisha. None mbamagaye boss, nawe ati none si boss ko Peresebuteri yambagaritse ari kunza umusoro, ari kunzurisha kandi ndamafaranga go mfite go gusura, ndanatanu nari mfite go gusura, ndanamafaranga go nari mfite, none si nari gusura gahe mafaranga. Ubwo duhita twiyumvira gusura. Oya ni ngutanga umusoro, gusura amafaranga, kujya kugasura, nukugasura nyago amafaranga g'umusoro, amafaranga g'umusoro, umusoro nugutanga umusoro. Wowe wabyumvishe nabi. Ndumva tikiri kwiga kabisa. Nje muramfite ndacyo muzamburana, nzabigisha ikigoyi, twe ni gutyo tugambaga. Nababye ngo ikigoyi nico tugambaga, ndamwijyane ndaninda y'umujinya. Yeah man. Ariko ngo hari abagera hano i Kigali bakanga kuvuga kugira ngo batumva yuko ari byo bari kuvuga. None se azanga kuvuga n'umundi bazamuvumbura. Ngewe yo ngambye rimwe umuntu ahita uyu aturutse mu bugoyi tu ndago wahishiki ikigoyi. Ikigoyi n'ururimi rw'iwacu, n'ururimi rwemewe mu Rwanda, n'ururimi nge ndi proud y'ururimi rwanjye, parce que nanirwo rwamenyekanishije. Niyo mpamvu mu rurimi rwanjye uzumvamo indimi zigera kuri 2, Kinyarwanda n'Igiswahili. Ari Kinyarwanda cy'ikigoyi uzumvamo izo ndimi 2. Ntago nshobora kureka ikigoyi, so ntago nkivuga cyane ngo ndenze urugero, ariko niho navukiye, usije ko nakuriye mu mujyi rwagati, ariko famille yanjye ni kivugaga, ni kigambaga. Ndandambara ukoresha social media? Nkoresha social media. Ukoresha Instagram? Nkoresha Instagram, ndayikoresha. Mu bantu ufollowinga kuri Instagram, umuntu mutarahura wumva wifuza guhura nawe ninde? Umunyamakuru w'umuhanzi bimeze nsobanurira. Oya mu bantu followinga bose. Mu bantu followinga. Umuntu nshagura nawe ni Meddy. Ni Meddy ko ndamwandikira cyane akanandya na sini bya hatari. Arya ndya sini. Kandi mba njaka ngo mbure nawe tugira ikintu dukora cyangwa tugira ikintu tuganira n'abantu babiri. Hari Meddy, hari na The Ben. Nibo bandumba njaka kugira ngo mbure nabo, ndaba followinga cyane kuri nani yabo nkanabandikira. So niba ari ukwifunga cyane, hari igihe nanjye kizagera nanjye nkajya mbarya sini, cyangwa se igihe cyawo cyarangira nanjye cye cyanjye cyagera nanjye nkifunga. Sinzi rero impamvu batansubiza niba bari no kunyumva. N'abagabo mwe ndandambara arabashaka, The Ben and Meddy ndabashaka my friend. Nari ntegereje yuko ugiye kuvuga amwe mu mazina akomeye y'abakobwa bafite aba followers benshi muri Kigali. Naba star babasani. Ariko nenda kwajira abantu following. Navuze abastari bagenzi banye nka The Ben na Meddy, nibo abantu nzi bafite amazina gakomeye cyane hano muri iki gihugu, muri muzika nyarwanda ndetse no muri Afrika. Nibo bahanzi bashiye kuvuga. Kiretse niba ushaka kumvuga n'ibyuki, ushaka kumvuga ibyuki, Shadyboo aho nzagufatira urumva.
aho nzagufatira urumva uzi ibyo nzagukorera Sasu Ndandambara Shadyboo uramufana uriya mutipe ni umutipe ete harya ako se umukobwa ufite taye ngiye igicuma umukobwa ufite munda zero umukobwa ufite umunwa gwa triangle umukobwa wamunganya nande my friend ikindi adafite ni kimwe kandi ngiye wumva ngiye kritere zanjye iri umukobwa ngundaga nga Shadyboo ukunda ateye neza bira byose ndabyemeraga hari iki kindabuze ni kimwe abuze umwate uraguze imyate wo ku kirenge cyasadutse yewe ufite kritere nkazi ariko ndamwate ufite ndacyo twavugana uretse Shadyboo se nta wundi wemera undi nemera wumva uri buze kuva hano nk'i Kigali umushatse mukabonana arahari Anita Pendo nawe ndi kumwe n'umunsi nageze kuri ya RBA narenze ko nza kwibarishwa ngo ibihangano byanjye ngo narizanye kuri Radio Rwanda kuri televiziyo niwe narinje guhiga ariko umureceptioniste nyine namucanze mu mutwe ariko Anita Pendo nawe ningufata ni ngufashe Sasu man nonese suwabyumvisha se Anita Pendo na Shadyboo bari kumuhigo man ningi njango nimbeba urabashaka Anita Pendo we ndava muri Kigali mubonye ndava muri Kigali ntago ndava muri Kigali ndamubonye yewe ndamubo ari cyo mukundira ura mu bibinda mwemera gasana Anita Pendo ati nubwo mbamboze ariko mbangaze fata kamoto ngera ku kazi fata ga selfie ukabona ibintu ni sawa Anita Pendo indirimbo yawe iraje men ndakwemeraga sana umutima gwanjye gwashikonyukiye mu gwawe Ndandambara urarenze hanyuma uzaza i Kigali ryarira gutura ko numva ibyo ukibemera byose biri i Kigali Kigali hano Kigali ubu nahaje ndikubona ibintu ari sawa reka manze mve muri Nigeria ndago amaroni yararirimbye ngo i Kigali ndago waza ndagishe rufite yuje ndagishe rufite ukuraga ubuyede amaroni yabiririmbye neza niko bimeze kabisa ubwo rero ndamafaranga nagira go kuza gutura no muri Kigali reka mve muri Nigeria Lagos zana imizigo ibiri video audio and then none yagira ikintu kipasa nzaza gutura muri Kigali nane wari abantu nzababona neza ira mikuzo ibiri niyo nzayibona neza mikuzo n'aba baby Anita no mu baby na Shadyboo no mu baby ni mikuzo ibiri Shadyboo no mukuzo Anita Pendo no mukuzo n'aba baby nyine Keti se ntumwemera Keti kibazo cye ni kimwe afite ibinwa binini cyo kibazo cye kandi ndago mbikundaga Keti ndacyo twavugana men yari ikintu ushaka kumenya se baza Ndandambara ngira ngo wenda twari tugiye mu rwenya cyane ngira ngo ubundi nko muri urugendo umaze mu muziki umuntu mumaze guhura utatekerezaga ko mwahura ninde umuntu atekereza ko twahura umuntu wajyaga wumva kumva nta hantu muzahurira ariko minsi umaze mu muziki warahuye nawe ukavuga ko uyu muntu twarahuye kandi sinatekerezaga ko twahura n'abantu batatu wa mbere ni umuyobozi mukuru wa polisi wungirije hano mu Rwanda yitwa Felix Namoranye niwe twahuye nyine niwe twahuye none ngiye kubona mbona mwe n'abandi bamwungirije bose abandi bamukurikiye abantu bakomeye abo nibo bantu nabashe kubona ntize ko nababona undi n'umuhanzi nakoranye na indirimbo yarangoye cyane hafi amezi 6 ni Bulldog muraperi Bulldog
tukimara guhura twahuye nyuma amezi 6 naho namubonye nihusha kuya byatari. Undi muntu ni umuhanzi tugiye kubona sindamubona ko turavugana ucyamamare muri Nigeria witwa Truth Doctor. Ni umuhanzi witwa Truth Doctor uba muri Nigeria, niwe nanjye nari muzi ariko ukuntu tugiye guhura sindabyumvisha ko ubundi tunyuriremo ubundi byagenze gute kugira ngo bigeraho munapanga kujya gukorana. yakunze indirimbo ndandambara ya Ndera ubwoba bitewe n'uburyo yayikurikiranye. Akunda igihangano kungereta nayikoreye muri The Man koze muri Afrobeat. Acyumvishe itanyandikira ati ari indirimbo numvishe yitwa gutya, so byaba byiza yuko twakorana indirimbo ukaza muri Amerika. Yashaka kunza muri Amerika biranga nyine kubera ikibazo cya visa, mbona biriseriye aho nabyemere nuko ejo bundi yantumye amafaranga yo gushaka passport kugira ngo nshaka uburyo nashaka ibyanga kugira ngo tukorane izo ndirimbo ebyiri. So byambe yantumye passport buno kwa 3 nzayibona kino cyumweru uyu mwaka wa 2019 2020 nzaba nayibonye kugira ngo nerekeze muri Nigeria. So sindabyumvisha ariko nabyemere ni ibikoresho bimwe na bimwe cyangwa se amafaranga atangiye kuntumira kugira ngo nshake ibyangombwa bizaduhuza nawe, niho wantu ndi kubyemerera. So icyo cyamamare rero Truth Doctor kikomoka muri Nigeria asanga aba muri Amerika, niwe ntegereje ko tubonana ubundi nkakora amabara ntigeze nkora noneho nawe anyitege. Mr. Truth Doctor, we were together in January Visio 2020 downtown Lagos. Are you ready, man? Simba. Hanyuma ndandambara noneho abantu batatu wifuza guhura nabo mutarahura nabo wifuza guhura nabo ne abantu batatu nifuza guhura umuntu wa mbere nifuza guhura nawe uzagura na President Paul Kagame. Urumva zimamvu nifuza guhura na His Excellency Paul Kagame nkamwibwira amasuko yandi ko ari njyewe warimbye indirimbo ndandambara ya Ndera ubwoba. Urumva nkanayimushyikiriza nkamusaba basi kujya yumva basi ari no mu rugi we akumve akayumva neza, nkanayimuha basi nkamenya ko namuhaye igihangano gutya mu amasoko yandi. Uwo ni umuntu wa mbere w'ingenzi mu buzima nifuza guhura nawe bwa mbere mu bantu babaho hano ku isi. Hani nzi ko bizakunda, ndabibabwiye ibi bintu mbabwiye bizakunda, ntago bivuze ntabyizeye. Undi muntu wa kabiri nshaka guhura nawe wa kabiri mu baririmbyi cyangwa uwo nifuza ndashaka guhura n'umugabo witwa Ruda Boy w'umu Nigeria, umuhanzi Ruda Boy. My friend nakuhitaji sana. Undi muntu wa gatatu nshaka guhura nawe natafuta kutana na mtu amuita Diamond Platnumz. Ariko abo bagabo babiri Ruda Boy na Diamond Platnumz ariko twakora indirimbo bakitegura yuko nabambika ubusa kubakosora nyine. Si umustar ukaze ku rwego rwa Afrika, nje wenda nago nkaze cyane nago ndi muri niveau yabo ariko ndiyizeye. Abo bagabo ndamutse muri nabo nkakorana nabo indirimbo nabakomagura. Ndabakunda cyane ariko nakomagura tu muri audio nakomagura no muri video nkurikije ukuntu nize nakomagura. Abo bantu babiri nibo nshaka guhura nabo, Ruda Boy and Diamond Platnumz. Ariko uwo nshaka cyane ni His Excellency Paul Kagame, nkanamushimira kwanza kuba yaratumye ngira iri zina rimeze gutya muri entertainment ya muzika nyarwanda ndetse no ku rwego rwa Afrika, bigeze naho abanyamahanga basigaye bamamagara ngo dukorane ibihangano. No kubera His Excellency Paul Kagame mpuye nawe byamfasha nkamushimira ku munwa amasuko yandi. Yes. Hanyuma ndandambara turimo tugenda tugana ku musozo, tutarava ku bijyanye n'ubuhanzi. We abahanzi ubona bari kwitwara neza muri iki gihe hano mu Rwanda ni bande? Abanzi bari kwitwara neza mu Rwanda The Ben na Meddy batarimo kuko na ba diaspora. Meddy nisi, Meddy na The Ben nisi,
barayoboye kabisa kandi bakora ibintu isi ishaka, video nziza, audio nziza, nibo bantu mbona bari kwitwara neza. Ariko cyane cyane undi muntu uri kwitwara neza hano mu Rwanda, Bruce Melody. Buriya nuko nashaka kuvuga byinshi, ariko Bruce Melody niwe uyoboye muzika ya hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda Bruce Melody ngiye nkurikirana indirimbo ze cyane n'imiririmbire ye. So yatwaye award yaryo umwaka ushize, bongere bamuhindi bayimuhe Bruce Melody baguhindi award, arayikwiriye kura mutipe ebana, aragukoma akagukoma coup de chapeau. Bruce Melody no musaza ngo uvuze abakomeye cyane muri iyi generation ziri kuza nta bari kwitwara neza. Barahari numwe gusa, generation iri kuza barahari, ni Ndandambara wenyine. None se nge ndavuga abandi nge sinivugi, ni Ndandambara wenyine. Mu bantu bavuze ko nta gitsina gore kirimo, abakobwa ntago bari gukora umuziki neza. Erega mva nkubwire, ku rwego rwa muzika en general aba igitsina gabo kiradomina. So mu bakobwa rero, mu bakobwa Knowless ameze neza cyane. Knowless ari kwitwara neza cyane kurusha igitsina gore. Yes, ko niko kuri, kandi je signe et je sous-signe. Knowless ari kwitwara neza. Hanyuma Ndandambara dusoza, Ndandambara mu myaka 5 tumubone gute? Ndandambara mu myaka 5, ikintu cya mbere nabizeza nuko d'abord buri ndirimbo igiye gutangirwa gukorerwa amashusho. Ngiye gukora ibishoboka byose nerekana undi we muri video. Abantu banyumva muri audio ako batarambona muri video uwundi we, sibyo? So mu myaka 5 video indirimbo zose mfite zizaba ziri hanze. Wera kuri Ndandambara ndakora ibishoboka byose, nibinanira nzakorana n'ubuvugizi hanze y'igihugu, ira ndirimbo Ndandambara ikorwe video, sibyo? Mbona izindi nakoze zizakorwa ama video. So featuring au niveau international, au niveau hano mu Rwanda ndetse no hanze, featuring nk'eshatu zikomeye. Ya mbere barayibona muri 2020 na Truth Doctor, indirimbo 2 na video 2 zikakaye cyane kuva muri Nigeria, Lagos ara mu mujyi rwagati. Niyo ndakorera video kwanza za mbere zijye hanze. Noneho ningaruka mu Rwanda, nindamuka ngarutse mu Rwanda cyangwa se bikaba ngombwa ko ninda hanze, muzabe mwiteguye imirishyo cyangwa se inuberi cyangwa se ingoni z'ishamba nzakubita aba bahanzi bigize ngo na ba Afrobeat. Ingoni z'ishamba ngiye reka nkubwire gra, suri umunyamakuru, byari manager mfite, abanzi hano mu Rwanda baranze, ndabizi neza ko banze cyane cyane bano bakora za Afrobeat style, turaziranye cyane. So umuhanzi wese ukora injyana ya Afrobeat, uhereye kuri Uncle Austin wafashe ibihangano byanjye akanyihisha mbimuzaniye kuri Kiss FM, yitegure nawe arimo, mitegura ingoni z'ishyamba. Ingoni z'ishyamba mvuga ni video ikakaye no gukora ibyo atakoze muri video, sibyo? No kumwereka Afrobeat niki muri video, ndabindi bintu ndarenzaho gusa bitegure ingoni z'ishyamba. Hanyuma Ndandambara dusoza, nubuhe butumwa ugenera abafana bawe, deni tubakubitana ka kantu dusayininga uti tuzasubira ubutaha? Abafana banje aho bari hose mu gihugu, mu Rwanda, Igisenyi wacu, hano i Kigali, impande nye zose z'igihugu, hanze y'u Rwanda mu mujyi wa Goma mfite abafana benshi, muri Congo, Nigeria, Lagos. Mr Truth ewana yambye ko ewana ari gutegura abafana kabisa bazajya bamagararira muri kira gihugu cya Nigeria. Abafana banje aho baherereye hose mu gihugu ndabasaba kumfasha, n'abari hanze mumfashe, munsure kuri YouTube, mukore subscribe, mumereze ibitekerezo, Instagram,
mukunda ibihangano byanjye mu bisangiza abantu benshi cyane, dore na manager mfite. Abafana nibo nshaka abaturage kurusha umuntu. Abaturage nibo bazamisha management. So bamfashe bakore subscribe, ibihangano byanjye bayicayiringe, babikunde, babikine wabo mu rugo. Amaradiyo hano RBA rwose ndabinginze mumfashe. RBA ndayishimira cyane, iramfasha cyane. So nzakora ibintu bikomeye cyane kandi nzahesha ishema igihugu cyanjye muri muzika nyarwanda. So ntibagiye gushimira His Excellency Paul Kagame kuri rizina yampaye rya Ndandambara, yatumye nandikizina izina mu gihugu ndetse no hanze. Shimira Perfect TV, Perfect indare y'u Rwanda, ndabemeraga sana, muri abantu bagaciro mu buzima bwanjye. Itangazamakuru ryose ryo mu Rwanda dore kuri RBA bose ndabashimira cyane, ntacyo batakoze. Ntibagiwe na Radio Rubavu n'umunyamakuru wanzamu yitwa Joe Kubwimana, ndabashimira cyane, ntacyo ntabashinje. Hanyuma ati Nduma, kuva kera abantu ndago babeshaga, bavugaga ko ibintu biriho, ya mana nduma nduma, mana nduma nduma, mana nduma nduma, nanje nzajya ndumika, ya